amahoro y'Imana bane namwe, imigisha Uwiteka atanga ikomeze kubasesekaraho mwese. Iki ni ikinyamakuru Umucyo w'Ukuri TV. Twagize amatsiko rwose yo kugerageza gushaka abo baririmbyi. Iyo korali murimo mwumva rwose ku rubuga rwa YouTube tuyibonaho ifite amazina yitwa Dutegereje Umukiza. Korali Dutegereje Umukiza tuyibona ku rubuga rwa YouTube. Twagize amatsiko yo kugira ngo tuze turebe abo baririmbyi ni bantu ki, abo baririmbyi batuye he, abo baririmbyi ni izihe mpano bakoresha kugira ngo ibihangano byabo bigere ku bantu benshi. Kuko uyu munsi turi kuvugana turi kureba ku rubuga rwabo tugasanga bafite abantu babakurikira bageze ku bantu 380. Bafite abasubscribe bagera ku 8,500 muri aka kanya, mu gihe amakorali menshi agerageza gukoresha imbaraga ingufu, ariko ugasanga ibihangano byabo birerwa n'abantu bakeya. Twaturutse rero ahantu hakure h'ikinyamakuru Umucyo w'Ukuri TV, turaza turabegera kugira ngo tubabaze neza aho baba bakura aya mahirwe cyangwa se iyi mpano yo gukurikiranwa. Twageze kuri teri rero tubona umusore rwose wicaye ku ruhande, turamwegera kugira ngo atubwire, adusobanurire ese mu by'ukuri mwene data turabona uri umusore wijigija, turabona uri umusore ufite imbaraga. Ese mbere ya byose witwa nde? Urakoze. Amazina yanjye ni Shadrack Nayigiziki, abantu muri w'ikorali Dutegereje Umukiza. Uri muri wa korali Dutegereje Umukiza. Iyi korali Dutegereje Umukiza ibarizwa hehe, ikorera hehe? Murakoze cyane. Ikorali Dutegereje Umukiza ni korali iba ku itorero ry'Umuvugabutumwa rya Bimuri, intara ya Bimuri. Murakoze. Utubwiye ko iyi korali ibarizwa ku itorero rya Bimuri. Ese iyi korali uyimazemo igihe kingana iki? Murakoze cyane. Iyi korali Dutegereje Umukiza imazemo imyaka itari munsi ya 20. Imyaka 20. Ese mu by'ukuri iyi korali Dutegereje Umukiza muyiririmbamo muri abaririmbyi bangahe? Muyirimbamo muri abaririmbyi bangahe? Waba baza umubare ngo batubwire? Murakoze cyane. Kubera ko umurimo ari mugari ugenda waguka umunsi ku wundi, iyi korali ni korali igizwe n'abaririmbyi bagera muri 20. Abaririmbyi 20. Ndabona rwose impande yawe hari abasore, nimba ari abagabo ntabwo mbizi. Ndabona rwose umusore wambaye rinete, ndabona undi musore rwose wambaye ishati nziza y'ubururu, ndabona umumama rwose wateze ibitenge, nimba ari umukobwa ntabwo mbizi. Ndabona undi mubyeyi rwose begeranye, ndabona umugabo w'igikwerere ku ruhande. Ese aba baririmbyi bose muraririmbana cyangwa ni inshuti za korali? Watubwira, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane. Abo bose n'abaririmbyi bakora Dutegereje Umukiza. Urakoze cyane. Natwe turi abakorerabushake bakorera ikinyamakuru Umucyo w'Ukuri TV, duturuka mu mujyi wa Kigali. Intego yacu ni ukugira ngo tugende tureba impano z'abahanzi, turebe uburyo amakorali agenda azamuka cyangwa se abandi bantu bafite ibihangano bitandukanye. Ariko dukurikije uburyo twagiye tureba indirimbo zanyu kuri YouTube, twifuje kugera aho murepetera cyangwa se umukorera amarepetisiyo kugira ngo tubaganize tubareba. Reka tubaze uriya mu mama wambaye imyenda irimo amabara y'umweru atubwire ese amazina yawe ni ayahe? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mukeshimana Jeannette. Urakoze cyane Mukeshimana Jeannette. Ese urubatse cyangwa uri umukobwa? Njyewe ndubatse. Urakoze cyane. Ahanini tuzi neza ko uyu murimo ugoranye, uyu murimo usaba ubwitange, uyu murimo usaba imbaraga. Ese ubihuza ute no kwita ku muryango? Ese ntabwo bikugora kugira ngo ube waboneka muri gahunda za korali? Uko biri kose cyambere ni ukwizera Imana kandi byose tukayibereka kuko nta kijya kinanira. Ko tuzi neza ko hari umuririmbyi ujya muri korali bakamwakira muri korali akamaramo ukwezi kumwe, amezi 2 akavamo, kandi wabireba ugasanga yarakunze kuririmba. Weho ibanga ukoresha kugira ngo ubashe kuba uhagaze muri korali ni irihe? Ibanga nkoresha kugira ngo mbashe kuba nyahagaze muri iyi korali Dutegereje Umukiza ni uko mbasha gusenga cyane, byose nkabyereka Imana, kuko ndizera ntashidikanya neza yuko umuntu abaye ari muri korali agira birantega nyinshi cyane ntiyabasha kuririmba. Byose rero mbishobozwa na Yesu Kristo duha imbaraga. Arakoze cyane. Ese ku rusengero rwanyu rwa Bimuri nimwe korali yonyine ihari, hari andi makorali? Watubwira nimba hari icyo waba ubiziho?
ntabwo ari korali dutegereje umukiza yonyine, hari n'izindi dufatanyije umurimo. ni ukubera iki wahisemo kujya muri korali dutegereje umukiza kandi hari izindi korali? Impamvu nahisemo kujya muri korali dutegereje umukiza ni uko ariyo numvishije inyuze umutima wanjye, kandi icya kabiri nkareba nkabona ni abantu baririmba indirimbo z'ubuhanuzi, nkabona narifuje rero kujyamo kugira ngo mfatanye nabo. Urakoze cyane. Reka rwose ndebe uwo mumama ukwegereye nawe ndabona afite akanyamuneza rwose, wigira ubwoba. Iki ni ikinyamakuru Umucyo W'Ukuri TV, dukorera ahantu hose, dukorera ahantu henshi, tugenda tuganira n'abahanzi batandukanye, abaririmbyi. Iyo twababonye biba ari umugisha. Twagize amahirwe yo kubabona, byatugoye kugira ngo tubagereho, twakoze urugendo rurerure, ariko kubw'amahirwe turabibone. Ese koko ni mwebwe korali dutegereje umukiza tubona ku mashusho? twebwe korali dutegereje umukiza ubona ku mashusho. Hari indirimbo nasanze rwose DJ wanyu arimo gucuranga. Iyo ndirimbo nayibonye ku muyoboro wa YouTube yitwa Mutwara Sibo. Ndagira ngo DJ ayizamure gatoya kugira ngo mbashe kubasha kukubaza ikindi kibazo. Iyo ndirimbo yitwa Mutwara Sibo, muraza kutubwira nimba ari yanyu kugira ngo rwose tugire icyo twababaza. Koko mugerageze muririmbeho twumve. Abakumenye basedore barabidinsinzi, bahinduye ibyatwa mu midugudu iwabo, bakuye mu buhanya. Abaririmbyi b'abahanga cyane rwose, abaririmbyi ubona bafite imbaraga cyane rwose. Ubuhangange bwawe nzabuvuga hose. Iyi ni korali dutegereje umukiza rwose. Twari twarifuje kubabona igihe kirekire, ariko ndabona tubabonye rwose. Reka nsabe DJ agabanye gakeya. DJ urakoze cyane, gabanya uwo muziki umaremo. Ndabona rwose hari umugabo w'igikwerere hano ku ruhande rwose, yambaye ishati ya karokaro, ipantaro nziza ya white, inkweto z'umukara. Ese musore uraho? Ndabona shima Imana. Urashima Imana? Kubera icyo ushima Imana ni ukubera ikindi iki kikunejeje muri aka kanya? Mbere na mbere ikinezeza umutima wanjye nuko nyihumeka umwuka w'abazima, kandi nkaba nabirane gafite Imana yarandinze byinshi kugeza amasaha magaze kubw'ubugingo bwayo. Ndabona rwose ufite ibikabyo, ufite imbaraga. Watubwira iyi korali dutegereje umukiza wayigiye mute, wayikundiye iki? Icyo nakundiye kuri dutegereje umukiza nuko amarangamutima wanjye rwose ahamya nayo. Ubuvuga butumwa bwayo, indirimbo zayo zaranejeje. Ubwo rero nkagira mbese nanayimenye, numva indirimbo zabo ziri ku maradiyo, nkumva bari kuvuga ubutumwa, ariko ntabwo nakayimenya. Ariko naje kujya mu itorero ry'Abadiventiste, nza kubona iri kuririmba imbere mu rusengero, bitewe n'imyitwarire yayo n'ukuntu nahise rwose nyikunda. Ubwo mpita mvuga ngo iyi korali ngomba kuyijyamo. Urakoze cyane. Hari umusore rwose wagumye kundeba ikijisho rwose, wambaye rinete, yagiye abona murenza mikoro, ariko umwanya noneho umugezeho. Musore uraho? Neza. Amakuru yawe? Amakuru neza. Ko mbona ufite ubwoba, bimeze bite? Ubwoba ntabwo. Wigira ubwoba. Iki ni ikinyamakuru Umucyo W'Ukuri TV. Ntabwo tuba tugambiriye gukuramo abantu amakuru, ahubwo tuba turi kugira ngo ibihangano byanyu bigere kure, n'abazababona, bazabakenera, bazagire aho babashakira hagaragara. Turagira ngo utubwire ni irihe banga mukoresha kugira ngo indirimbo zanyu zikundwe? Ni irihe banga mukoresha? Murakoze. Ibanga ryo nta rindi, ahubwo nubwo korali dutegereje umukiza ifite ibihangano byiza. Turirimba indirimbo zijyanye n'ubuhanuzi, kandi muri iki gihe abantu bashaka ibintu bibakumbuza, bikabereka uburyo isi ihagaze n'aho tugana. Niyo mpamvu usanga ibihangano byacu bikunzwe cyane.
arakoze cyane uyu muvandimwe rwose ati impamvu korali dutegereje umukiza ifite abakunzi benshi baririmba indirimbo z'ubuhanuzi kandi isi ikeneye ubuhanuzi. Turagushimiye cyane. Hari umwe mu baririmbyi rwose wambaye ishati y'ubururu nziza cyane n'ipantaro y'umukara. Musore uraho, uri umusore uri umugabo? Ndi umugabo. Uri umugabo rwose, nabonaga ufite ibikabyo, ufite morali, sinzi impamvu. Tubwira ibanga, ni iki kiri gutuma uhora ukeye? Ni iki kikunejeje muri aka kanya? Igituma mpora nkeye, nkunda indirimbo cyane. Yego. Kandi kuba muri korali bikanshimisha cyane. Yego. Kandi nasanze yuko umuntu yaba muri korali ntabwo ajya apfa gusaza. Yego. Ubu ndi mu myaka 40 ariko benshi bajya bavuga ko ndi umusore. Niyo mpamvu rero kuririmba bikunda cyane. Urakoze cyane. Mu by'ukuri tubwire, umaze igihe kingana iki muri iyi korali? Maze imyaka 7 muri iyi korali. Urakoze cyane. Watubwira nibura indirimbo imwe yonyine yakunejeje kugira ngo winjire muri iyi korali? Bo indirimbo zanejeje ni nyinshi. Harimo umuntu niki. Indirimbo yitwa umuntu niki nayo ibaho? Irahari. Indirimbo yitwa umuntu niki. Ubwo mukanya rero turaza gusaba DJ ayidushakire. Ese nayo muyifite ku rubuga rwanyu? Turayifite cyane. Indirimbo yitwa umuntu niki. Nanjye ndumva nyifitiye amatsiko rwose. Ndaza gusaba mukanya DJ wanyu aze kuyidushakira ayishireho agace gato. None se reka mbabaze baririmbyi, mwihangane mugejuru, mbabaze muhagaze. Mwihangane rwose muhaguruke, mbabaze muhagaze rwose. Ndagira ngo mumbwire, ni ukubera iki tubasanze hano muri gukora repetition, mutari gukorera repetition ku rusengero? Ese ni ukubera iki mudakora repetition ku rusengero? Ese biba byagenze bite ko mbona rwose muri ahantu hatuje mu rugo muri mu marepetition? Ni ukubera iki mukorera repetition mu rugo? Watubwira impamvu? Aha impamvu twakorera repetition twarahashimye. Kandi ni ku muririmbyi wacu Ndahayo Emmanuel. Ni ku muririmbyi wanyu Ndahayo Emmanuel. Ese ko abaririmbyi iyo bari gukora ibihangano ubusanga ari abantu benshi babakikije babegereye, ese ntabwo mugira impungenge ko mushobora gutegura ibihangano mukazajya kubisohora abantu baramaze kubimenya? Reka dusabe uwo musore mwegeranye adusubize, izo mpungenge ntabwo muzigira? Impungenge nazo byaba byiza dukoze n'izo ndirimbo bakazimenya, kuko n'ubundi ni nayo gahunda tuba dufite. Ahubwo iyo dusohoye nk'indirimbo tugasanga abantu barazizi, ni nabyo bidushimisha kurushaho, kuko ni nabyo tuba dukeneye. Urakoze cyane. Hari abantu benshi usanga bakora amarepetition bihishahisha kugira ngo abantu batabona aho babarepetera, ahari ari ukugira ngo bazajye gusohora indirimbo nta wundi muntu yizi. Mwebwe mubihuza ute nko kuba mwakwemera ko abantu bumva ibihangano byanyu bitarasohoka? Ese nta mpungenge muba mufite ko byaziganwa ugasanga barabihinduye batanga kubisohora? Reka dusabe uwo muhungu uri ku ruhande rwose, ku ruhande wambaye ishati nziza y'ubururu na telefone mu ntoki rwose, atubwire niba izo mpungenge mutazijya muzigira. Murakoze. Mu by'ukuri twe nta mpungenge dufite, kuko bagenzi bacu bashobora kumenya izo ndirimbo. Natwe mu by'ukuri tuba twifuza ko ubutumwa bwatambuka bukagera hirya no hino, kandi menyesha n'abatwumva bose ko ibihangano byakora dutegereje umukiza kubyigana cyangwa se kupirata bitemewe. Rero nkamwumva ko nta mpungenge dufite ko bagenzi bacu babyigana. Murakoze. Urakoze cyane. Ndagira ngo mube mutekereza mu masogonda, muvuganeho indirimbo mwumva mwaririmba nta byuma, niyo mwaririmba amasogonda ngahe, mube mubitekerezaho. Ndaza kubabaza kugira ngo koko twumve indirimbo twumva ese ni izanya. Hagati aho ngaho ndashaka kugira ngo mbaze ikibazo. Ndabaza rwose uyu muhungu uri ku ruhande n'ubundi, ndashaka kumubaza ikibazo ngo ambwire, ese ni ukubera iki mwahisemo gukorera ku rubuga rwa YouTube? Hari amakorali menshi tuzi, amakorali akomeye, ariko iyo ugiye ku mbuga nkoranyambaga usanga nta ndirimbo zabo ziriho. Mwebwe impamvu mwahisemo gukorera ku rubuga rwa YouTube ni ukubera iki? Ijambo ni iryawe. Murakoze. Impamvu twahisemo gukora ku rubuga rwa YouTube, hari nk'igihe wenda tuba muri hano muri memori ku Adventiste abatabasha kugera
mu rusengero n'abari hanze, ku buryo wenda baza bajya ku rubuga bakumva ubutumwa bugasakara ku isi yose. urakoze cyane, bigaragara ko muri abaririmbyi basobanutse. bageze bari bakumpera amashi rwose, nibakumpera amashi rwose, ndabona ari abaririmbyi basobanutse. ariko mwihangane, hari akantu gato nshaka kugira ngo mbabaze. ese mu by'ukuri koko mukunda kuririmba cyangwa ni bya bindi by'umunyenga byo kugira ngo abantu babare? mu by'ukuri mukunda kuririmba? Dukunda kuririmba rwose. ndagira ngo mwese muvugire rimwe, mwese mukunda kuririmba? turabikunda kuririmba. mukunda kuririmba cyane. ngaho noneho nimugire akaririmbo kamwe, agace gato cyane muririmba ku majwi yanyu, nta na mikorofone mushizeho, turebe ko koko kuririmba mu bikumbi. agace gatoya k'indirimbo mushaka, ndaza kubahagarika kugira ngo n'abakunzi banyu bari kubareba barebe ko bibaye na ngombwa ko ibyuma bibura korali yaririmba. dore ko mu bihe bya mbere amakorali yaririmbaga nta byuma. iri ni iterambere riri kuza, ngaho mugerageze mushireho twumve agace gatoya. murakoze cyane. tuzamuye amashimwe tugushima kuko watubereye umuyobozi, utugoye aho hari hakomeye, uduteze intambwe turakora. murakoze cyane, murakoze cyane. iyo ndirimbo najyaga nyumva nkagira amatsiko yo kuzareba abo bantu. iyo ndirimbo si yayindi mwavuze ko mwagiye ahantu mukagera ku murindi wa Nasho, aho hantu si mwebwe? ni twebwe. iyi ni korali rwose. mbibutse ko iyi ari ikinyamakuru Umucyo w'Ukuri TV, dukorera mu mujyi wa Kigali. twasuye iyi korali ikorera mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Mimuri. ni korali rwose ibarizwa ku itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rya Mimuri. bafite umuyoboro wa YouTube ndetse bafiteho indirimbo nyinshi. nabonye ku rubuga rwabo bafiteho video zirenga 45. turagira ngo mutubwire mu by'ukuri uyu muhungu wambaye rinete, biragaragara ko ari umuyobozi gusa ntabwo turabimenya. turagira ngo mutubwire ibanga mukoresha. ese kuba mungana gutyo, mwatubwiye ko muri abaririmbyi 20 ariko turi kubona muri abaririmbyi 6 bari hano. ese izo mbaraga muzikura he? turabizi ko gukora video bihenda, kugira ngo mugere kuri video 45. ese izo mbaraga muzikura hehe? Okay, murakoze. ukubize koko ndi umuyobozi w'iterambere. Imbaraga zo nizabura kuko abishize hamwe nta kibananira. abishize hamwe nta kibananira. uwo mumama mwegeranye se nawe niko ari kubihamya? nanjye niko mbihamya. ese nkawe nimba uvuga ko ari kubihamya, mu by'ukuri amafaranga uyakura hehe? amafaranga ahantu nyakura ni ukuvuga ngo muri iyi minsi hariho akazi kenshi gatandukanye, ntabwo byambuza rero kugenda nkakora akazi narangiza nkabasha kuzana amafaranga muri korali dukeneye. urakoze cyane. ko hari igihe kibaho ugasanga hari ubushomeri, abantu barabura amafaranga, ugasanga umuntu rwose abayeho yabuze n'igiceri cy'ijana ku mufuka. iyo bigeze muri icyo gihe umurimo urahagarara, mu bigenzi ute kugira ngo mukomeze mukore? umurimo ntabwo uhagarara, turaguma tugakora. tugenda ahantu bafite akazi tukahakora. twe ntabwo tujya dutinya gukorera umuntu ikiraka, turagenda tukagifata tukagikora. urakoze cyane. reka DJ wanyu rwose atuzamurire indirimbo uyu muhungu yatubwiye ngo yitwa umuntu ni iki. umuntu ni iki koko? reka twumve rwose iyo ndirimbo, twumve agace kayo gato. abantu rwose bari gukurikira iki kiganiro twagiranye n'iyi korali, twumve iyo ndirimbo yitwa umuntu ni iki ya korali dutegereje umukiza. reka tuyumveho gatoya. hari ibitugeraho nge muri isi ndatinya, n'abajije abahanga n'abakomeye b'isi, n'abajije abasiyansi na biziyogamana, abariho basobanura ibirenze ku muntu, ibimutera ishyari ndetse no kwishyira hejuru. nabo byarabayobeye bahora bibaza umuntu, mbese umuntu ni iki ko ashaka kwimura Imana? mbese umuntu ni iki? murakoze cyane, murakoze cyane. DJ nagabanye rwose. iyo ndirimbo ndumva rwose nk'uko mwabivuze ukuri ni ubuhanuzi. ngo umuntu ni iki ko mbona ashaka kwishyira hejuru, ashaka gusimbura Imana. ariko ndatekereza ko rwose, ese mu by'ukuri mutubwire, izi ndirimbo ni izanyu, ibihangano ni ibyanyu, hari ababibazanira? ese mu by'ukuri ibi bihangano ni ibyanyu? reka
uwo muhungu uri ku ruhande rwose hano atubwire ibi bihangano bimeze gutya, ibi bihangano bifite imbaraga, ibi bihangano bituma abantu benshi babakurikira ku mbuga nkoranyambaga, ibi bihangano ni ibyanyu mubikura hehe? murakoze. ibihangano ni ibyacu byategereje umukiza. Ese ko ibi bihangano ari ibyanyu bikaba bigaragara ko muri korali yateye imbere, ese nk'andi makorali aramutse aje akababwira ati mudufashe tugere ku ntera mugezeho, ese mwabyemera? buriya byose ni umurimo w'Imana. iyo ushaka kugira ngo ubutumwa bwogerwe ku isi yose nta kibazo twabakundira. Hari ikibazo nagiye mbona mu makorali menshi twagiye dusura, ugasanga ntabwo bashaka kugaragaza neza ibikorwa byabo. None ndashaka kugira ngo mbabaze ikibazo. Hari igihe umuntu ashize indirimbo kuri YouTube, ku muyoboro wa YouTube, none ugasanga indirimbo abantu ntibayirebye. Ese iyo bigenze gutyo, urugero mushize indirimbo kuri YouTube, icyumweru kirashize, ibyumweru bibiri, ukwezi, uzajye kureba ku rubuga usange indirimbo imaze kurebwa n'abantu 20. Ese ibyo bintu mwebwe ntabwo bijya bibabaho? Reka dusabe uyu muhungu wambaye ishati y'ubururu atubwire, ese ibyo bintu ntabwo bijya bibabaho? Murakoze. Ibyo bintu ntabwo bijya bitubaho. Iyo ugiye ku rubuga rwacu ukandikaho dutegereje umukiza, usanga ari korali ikurikirwa cyane. Yego. Kandi natwe tubibonye turishima, bitugaragariza yuko ubutumwa bwacu burimo bugenda bujya hirya no hino. Ibyo tukabishima. Hari ikintu kijya kidutera ubwoba, ikintu ugasanga kiduteye agahinda, ugasanga korali ikoze indirimbo ishize ku rubuga rwa YouTube, abantu barayikurikiye, igeze abakunzi benshi, ariko mu gihe gitoya ugasanga korali yacitse intege. Mwebwe mufite bangaki cyangwa muri guteganya iki kugira ngo abakunzi banyu batazabashaka bakababura? Mwene data ukwegeye yatubwira. Okay, murakoze. Ubundi byose no gusenga. Urabona gucika intege byo ntabwo byapfa gushoboka. Urabona hano hafi ya twese turubatse, dufite abagore, turi abapapa. Urumva ko gucika intege ntabwo byapfa koroha. Akenshi korali zirimo urubyiruko nizo usanga zikunda nko gucika intege, gusanga abantu baratatana, ariko nkatwe abenshi barimo rwose ni abantu bubatse kandi ni abantu bakuze bakunze korali. Kandi urabona nk'uyu musore akubwiye ko kamaze imyaka 20 muri korali. Urumva ntabwo yakwemera rwose kureka korali n'igihe amaze n'ibyo yasizemo, yakwemera kanamba. Murakoze cyane, turaza kugenda dusa n'abagana ku musozo, ariko reka munyemerere duhere hano ku ruhande. Buri muntu wese arajya agerageza aze kutwibwira n'izina n'icyo akora muri korali niba bishoboka, kugira ngo n'abakunzi banyu barusheho kugenda babamenya. Kandi turaza kugira ngo tubasabe atari ku muyoboro wa YouTube gusa, muraza gutangana nimero, ubwo mwemeye ko hari abantu mushobora gufasha kugira ngo nabo ibihangano byabo bibashe kuzamuka. Utabasha kuba afite uburyo bwo kujya ku mbuga nkoranyambaga, azabe yabahamagara no ku matelefone. Mwene data watubwiye ko witwa nde, ese muri korali ushinzwe iki? Mazina yanjye ni Ndahaye Emmanuel, nkaba mbarizwa mu korali dutegereje umukiza kwaya. Ubwo nkaba ndi umupapa. Yego. Ubwo rero nkaba icyo nshinzwe ni vice president. Uri vice perezida wa korali. Urakoze cyane. Hereza uwo mumama mwegeranye nawe atubwire n'icyo yaba ashinzwe muri korali dutegereje umukiza. Murakoze. Ngewe banyita Uwimana Betty, ndi umumama ndubatse, nkaba ndikona muri korali. Urakoze cyane. Uwo ukwegereye nawe yatwibwira akatubwira n'icyo akora muri iyi korali. Murakoze cyane, nitwa Mukeshimana Jeannette, muri iyi korali nkaba ndi muri iyi korali dutegereje umukiza, nkaba ndi umunyamabanga. Ariko ndiko na warakaye, sinzi ikibazo ufite. Ntabwo nigize ndakara. Nabonye rwose utagerageje kunezerwa, nimba ari uko ikinyamakuru cyabatunguye. Bijya bibaho, mwihangane, cyokora umunsi tuzagaruka tuzabamenyesha. Nibutse abadukurikiye cyangwa se abakurikiye uyu muyoboro wa YouTube ubarizwa korali dutegereje umukiza, iki ni ikinyamakuru Umucyo w'Ukuri TV.
ushaka kugira ngo dukorane nawe ikiganiro mufite ibihangano cyane cyane abafite impano zitandukanye, mwahamagara ikinyamakuru Umucyo kuri TV kuri 0787 306 536 0787 306 536. twaza tugakorana namwe ikiganiro kugira ngo tubashe kuzamura impano zanyu n'abantu barushaho kugenda babamenya. Dukurikije uwo mungu wambaye amarinete kugira ngo nawe atubwire n'icyo ashinzwe muri iyi korali. Okay, murakoze. Icyo kibazo wakimbajijeho, ndi umuyobozi wa korali. Mbere na mbere amazina yanjye ni Dusengimana Jean Damascene, nkaba ndi umuyobozi ushinzwe iterambere rya korali. Arakoze cyane, yitwa Dusengimana Jean Damascene nk'uko mumureba mu ishati nziza rwose, inyogosho nziza, rinete nziza rwose, umusore ufite imbaraga, ashinzwe iterambere rya korali rwose. Korali ifite imbaraga cyane, video 45, aba subscribe 8,500, ama views 370. Ni korali ifite imbaraga cyane cyane. Tugeze kuri uwo mugabo rwose wambaye ishati nziza y'ubururu, tubwire amazina yawe ninde, ukora iki muri iyi korali? Murakoze. Amazina ni Kamari Fabien, ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore n'abana. Nkaba icyo nshinzwe muri korali ndi umujyenama. Urakoze cyane, uri umujyenama wa korali. Inama zawe zijye zumvirwa, inama zawe ntizigasuzugurwe, inama zawe zijye zubaka, kandi ukomeze korali uyigire inama rwose, muzamura impano n'abakunzi banyu bakomeze babishimire. Mwene data watubwira? Murakoze. Nk'uko natangiye mbivuga, amazina yo ni Shadrack Nagiziki. Nkaba ndi umuririmbyi w'iyi korali Dutegereje Umukiza, ibarizwa ku ituro rya Mimuri, intara y'Ivugabutumwa ya Mimuri. Yego. Mu by'ukuri nshimire ikinyamakuru Umucyo kuri TV yo yemezwe kuza kubana natwe, kandi nkashimira n'Imana yo yabanye nanjye mu myaka yose 20 maze mu korali. Shadrack mwumva rero ni umwe wamaze igihe kirekire ari mu korali, mwakunze kuva mu kwijwi rya Tinari. Nkaba nagize impano nyinshi zitandukanye mu korali, nayibereye umutoza mu bihe bitandukanye. Ikirenze kuri ibyo ngibyo, akaba ari umuntu ukunda korali cyane. Ntekereza ko utakunda korali ntabwo amara imyaka ingana cyo mu korali. Urakoze cyane, bigaragara ko rwose ukiri umusore. Mu ncamake ndagira ngo mwavugira hamwe, havuga babiri, niki mwaha abakunzi banyu? Nayahe magambo mwabwira abakunzi banyu bakurikiye muri aka kanya? Ese inkunga babatera irahagije? Ese murabifuzaho iki? Mwatubwiye ko mufite abakunzi benshi, kandi koko biragaragara ku rubuga rwanyu rwa YouTube. Ese icyo musaba abakunzi banyu muri make ni iki? Nimushake muvugire hamwe cyangwa se mwitoranyemo ubavugira. Icyo musaba abakunzi banyu ni iki? Navuze byinshi, reka nsabe umuyobozi w'iterambere nawe ajye agira icyo bivugaho. Murakoze. Murakoze. Icyo dusaba abakunzi bacu ni uko batuba hafi, bagakomeza kudukunda. Natwe ntabwo tuzabatererana, bakatugira inama, kuko inama nizo zikenewe. Natwe tugakomeza tugakora, kandi natwe twiteguye kubashimisha ibihe byose. Arakoze cyane, umuyobozi w'iterambere muri korali Dutegereje Umukiza. Mwaba mama mwe nubwo mwandakariye rwose mwihangane, twaje tubatunguye, ariko abanyamakuru niko dukora. Ese ibyo mugenzi wanyu avuga namwe murahamanya nabyo? Abakunzi banyu murabasaba iki muri aka kanya? Ubu turi kuvugana rwose, ako kanya ibintu byanyu biri kunyura ku rubuga rwanyu rwa YouTube. Ese umuntu uri kubireba cyangwa se ari kubyumva, muramusaba iki muri aka kanya kugira ngo korali yanyu ikomeze kwiyubaka? Abakunzi bacu ikintu tubanje kubasaba cya mbere ni inkunga y'amasengesho. Inkunga y'amasengesho. Inkunga y'amasengesho natwe ubwacu ntabwo bazakomeza kudukurikirana. None se umuntu agusengeye kakubwira ati ndagusengeye genda amahoro, kandi tuzi neza ko hari ibikorwa bisaba imbaraga, ibikorwa bisaba amafaranga. Ese abakunzi banyu babafashije no mu buryo bw'inkunga ifatika ntabwo mwabyemera cyangwa murihagije? Twabyemera kandi byanadufasha cyane. Ese ubundi ntabajya babafasha? Turabafite. Murabafite. Ariko hiyongereho n'abandi ntabwo twabyanga. Abo muri korali mubita iki?
tubita abajyanama. Abajyanama. Uyu mumama warakaye nawe rwose yihangane, twamutunguye, natubwire nawe ese mu by'ukuri nk'icyo wabwira abakunzi ba korali dutegereje umukiza ni iki? icyo nabwira abakunzi badutegereje umukiza ni uko badufasha tukazamura impano zacu, tukareba aho twagera ko ibintu byacu byakomeza gukora neza. Twamara kubishoza rero tubwira abakunzi bacu, tukabashimira badutera n'ingunga. Amasengesho tuba tuyakeneye, ariko n'ayo mafaranga tuba tuyakeneye kuko ibihangano byacu bisaba amafaranga maremare menshi cyane. Arakoze cyane rwose, umumama ufite imbaraga cyane, aratoboye, aravuze ati dukeneye inkunga y'amasengesho mbere na mbere, ariko icya kabiri n'agafaranga. Birakwiriye. Iyi ni korali dutegereje umukiza. Ndatekereza ko video imwe yonyine ishobora gutwara amafaranga ageze ku bihumbi 110, harimo audio ndetse na video. Urebye korali ifite video 45 zose ziri muri miliyoni hafi 6. Ni korali rwose ifite imbaraga cyane. Ese dusoza ikiganiro, ni iki mwabaza ikinyamakuru Umucyo w'Ukuri TV wenda mwakwifuza ko twazabavugira ku bakunzi banyu cyangwa se aho tuzagera hirya no hino? Ubumva rwose afite icyo yadusubiza yafata mikrofone. Ikintu mwatubaza nk'ikinyamakuru Umucyo w'Ukuri TV twazabavugira ku bakunzi banyu cyangwa se twababwirira abakunzi banyu muri aka kanya? Murakoze. Kame Visi Perezida nawe abwira icyo abivugaho. Murakoze. Icyo twabifuzaho nk'abanyamakuru, mwakomeza namwe mudushigikira mu bikorwa byacu, noneho mukazaza munadutumira kuri radio zanyu, natwe tukavuga ubutumwa. Muriteguye? Turiteguye. Murakoze cyane, turabashimiye. Iki ni ikinyamakuru Umucyo w'Ukuri TV, dukorera mu mujyi wa Kigali, niho ikinyamakuru kibarizwa, ariko tuzenguruka mu gihugu hose. Ndagira ngo ku buhanga bw'ibyuma, nimba nta wundi wagira icyo atubwira, hari uwo tuniganye ijambo muri mwebwe? Nimba ntawe tuniganye ijambo, reka umudije wanyu rwose tutabashije kugaragaza kubera impamvu z'umutekano we, ariko ndatekereza ko nawe ubutaha azemera tukamugaragaza. Gusa nabonye ari umudije mwiza cyane ufite imbaraga, arashiramo indirimbo rwose zikaza ziyunguruye neza. Reka dushiremo iyo ndirimbo, noneho muririmbe agace kamwe gato munakumbuza abakunzi banyu, kandi munabamenyesha ko nk'uko mwabimbwiye hari n'izindi ndirimbo nyinshi cyane murimo kubategurira. Twibutsa abakunzi b'iyi korali ko iyi ari korali dutegereje umukiza, ibarizwa mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Mimuri. Bafite urubuga rwa YouTube, aho benshi bavuga ngo ni channel. Kugira ngo ubagereho wandikamo ijambo dutegereje umukiza kwaya, kubera ko ari korali yamaze kwiyubakwa, aho wakwandikira hose ibihangano byabo uhita ubibona. Bafiteho indirimbo nyinshi, bafiteho imikino yigisha uburyo umuntu ashobora kuva mu buzima bubi akajya mu bwiza, uburyo umuntu ashobora kuva mu bintu bibi akajya mu byiza. Bafiteho ibyigisho by'ubuhanuzi, turavuga ibibwirizwa. Ibyo ni ibintu byose korali dutegereje umukiza igenda ishira ku rubuga rwabo kugira ngo bizabashe gufasha abantu. Reka rero tubabwire ngo naho utaha ikiganiro nakagaruka, nituzabona umwanya tuzongera tugaruke tuganire n'iyi korali, ndetse tunabwira abakunzi bayo ngo mukomeze muyikunde kandi mukomeze muyikurikirana. DJ azamura inkunga ya mbere ni ugukurikirana ibihangano byabo, ubu bateye inkunga. Kandi ukimara kugera ku muyoboro w'iyi korali wa YouTube, ugomba gukanda ahantu handitse subscribe, ugakanda kuri like, kugira ngo mujye mubana ibihe byose, igihangano cyose bashizeho mujye mubasha kukibona mu ba mbere. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mukomeze kugira umugoroba mwiza. Mwari muri kumwe n'ikinyamakuru Umucyo w'Ukuri TV, twari twatembereye mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Mimuri, ku itorero rya Mimuri, aho twasanze korali dutegereje umukiza arimo ikorera repetition. Ku munsi rwose bari banezerewe, twabashije kuganira n'abaririmbyi bakeya kubera impamvu zitandukanye, ariko tuzabateguza undi munsi rwose tuzaze dusange bose bahari. Ndabona rwose barimo babashira akaririmbo k'agasezero, reka bagara
bagaragaze ibyishimo byose kugira ngo abakunzi babo barusheho kubishimira muri aka kanya. Uko mubareba mu mashusho rwose no kuririmba rwose bisanzwe bararirimba rwose ukabona ni korali ifite imbaraga. Iyi yari ikinyamakuru Umucyo W'Ukuri TV. Waduhamagara kuri 0787305653. Ku bakoresha Tigo mwaduhamagara kuri 07888567. Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka abane namwe, naho ubutaha. Bye bye. Uwiteka abarinde. Yabasha rwose kongera kwishyira